Incamake z'igitabo cya Yesaya. Iki gitabo cya Yesaya gishobora kuba ari kimwe mu bitabo abantu benshi batajya babasha gusobanukirwa bitewe n'uburyo bw'imyandikire y'iki gitabo ndetse n'ahantu giherereye muri Bibiliya. Iki gitabo kugira ngo uzajye ugisobanukirwa birasaba ko nibura hari ibintu by'ingenzi ukwiye kuzajya umenya mbere y'uko utangira gusoma iki gitabo. Icya mbere ukwiye kumenya, iki gitabo cya Yesaya ni igitabo cy'ubuhanuzi. Ku bantu tugenda tubana muri video zigiye zitandukanye barabizi ko ibitabo byose ntabwo bisomwa kimwe. Uko usoma igitabo cy'amateka ntabwo ari bwo buryo usoma igitabo cy'ubusizi. Uko usoma igitabo cy'ubusizi ntabwo ari bwo buryo usoma igitabo cy'ubuhanuzi. Rero iki ni igitabo cy'ubuhanuzi, bivuze ngo uburyo ukwiye kugisomamo bukwiye kuba butandukanye n'uburyo wasomaga ibindi bitabo. Ikintu cya kabiri ukwiye kumenya kuri iki gitabo cya Yesaya mbere y'uko utangira kugisoma ni uko iki gitabo cyanditswe mbere y'uko Abisiraheli bajyanwa mu bunyage. Mu yandi magambo, uburyo Bibiliya itondetsemo ubundi ubona ko inkuru zirimo ntabwo ari bwo buryo yagakwiye kuba itondetsemo, kuko ibintu bivugwa muri iki gitabo cya Yesaya ni igihe Yesaya yahanuriraga Abisiraheli mbere y'uko bajyanwa mu bunyage. Mu yandi magambo, iki gitabo cyagakwiye kuba kiri imbere y'ibitabo bya Ezra ndetse na Nehemiya, mbese cyagakwiye kuba kiri hafi y'igitabo cy'abami. Gusa kubera impamvu z'uburyo Bibiliya igiye itondetsemo ibitabo by'amateka ukwabyo, ibitabo by'ubuhanuzi ukwabyo, ibitabo mbese uburyo itondetsemo ni ubwo buryo imezemo, ariyo mpamvu igitabo cya Yesaya tukibona hano kiri, nyamara cyagakwiye kuba cyegeranye n'igitabo cy'abami. Ibyo rero ni ibintu by'ingenzi ukwiye kumenya mbere y'uko usoma iki gitabo. Nyuma y'uko rero umenya ibyo bintu by'ingenzi, nyemerera nguhe ikaze muri iyi video aho tugiye kurebera hamwe inshamake z'igitabo cya Yesaya, ku buryo n'ubutaha uzajya uri kugisoma kizajya kikorohera kugisobanukira. Nk'uko bisanzwe rero turakoresha inyandiko kugira ngo tubashe kubisobanukirwa. Uyu munsi tugiye kwigana igitabo cya Yesaya. Yesaya. Iki gitabo cya Yesaya mu gihe ugiye kukiga kugira ngo kikorohere ndetse ugisobanukirwe, birasaba ko ukigabanyamo ibice nibura 4 by'ingenzi. Ibice 4 by'ingenzi. Uti ibyo bice ni ibihe? Uraza kunyemerera dukoreshe indi marker kugira ngo tuze kubitandukanya. Ni ukuvuga ngo igice cya mbere cy'iki gitabo ni uguhera ku gice cya mbere kugera ku gice cya 12 muri iki gitabo cya Yesaya. Uraza kunyihanganira, turaza kugenda tureba muri ibyo bice ibintu bigiye birimo. Igice cya kabiri cy'iki gitabo cya Yesaya ni uguhera ku gice cya 13 kugera ku gice cya 27. Akubwiye ngo unyihanganire, turaza kugenda tureba muri ibi bice ibintu bigiye birimo n'impamvu bigiye biri classe cyangwa se bigiye bigabanyije ukwabyo. Igice cya gatatu ni uguhera mu bice 28 bya Yesaya kugera mu bice 39 bya Yesaya. Hanyuma igice cya nyuma ni uguhera mu bice 40 bya Yesaya kugera mu bice 66. Ibi ni byo bice bigize igitabo cya Yesaya. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ugiye gusoma igitabo cya Yesaya, kugira ngo kitagucanga, biba byiza ukigabanyije muri ibi bice uko ari bine. Tukibaza ibi bice 4 bigiye birimo iki? Ni ukuvuga ngo guhera muri iki gice cya mbere kugera ku gice cya 12 badusobanurira ni iki cyagize Yesaya Yesaya. Ibyo ni byo duheraho. Ni iki cyagize Yesaya Yesaya? Ni iki cyamugize umuhanuzi? Ni hehe Yesaya yahuriye n'Imana ku buryo byamugize umuhanuzi wa Isiraheli? Ikindi kintu cy'ingenzi tubona muri iki gice cya mbere kugera ku gice cya 12 ni ubuhanuzi bw'irimbuka rya Yerusalemu, irimbuka rya Yerusalemu ndetse n'ibyiringiro bishya. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere tubona muri iki gitabo cya mbere guhera ku gice cya mbere kugera ku gice cya 12 tubona irimbuka
umuhanuzi aba ari guhanura irimbuka rya Yerusalemu ndetse akanatanga n'ibyiringiro bya Yerusalemu nshya. Uti ibi bintu bimeze bite? Ni ukuvuga ngo muri iki gice guhera ku gice cya mbere kugera ku gice cya 12 ubona ko ni ubuhanuzi bwa Yesaya, aho ku bantu twabanye muri video zabanje barabizi ko Isiraheli yari yaracitsemo ibice bibiri, aho igice cy'amajyaruguru cyari gifite umurwa mukuru witwa Samariya, hanyuma igice cy'amajyepfo kigizwe n'umurwa mukuru witwa Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo nitugera mu isezerano rishya mu bitabo by'ubutumwa bwiza muzabona ko abasamariya n'abayuda bari bafitanye amakimbirane, ni ukuvuga ngo ntabwo bumvikana. Ni ukuvuga ngo rero ayo makimbirane ni aho ngaho aba yarahereye igihe Isiraheli yacikagamo ibice bibiri. Hanyuma rero Yesaya yari umuhanuzi muri Isiraheli. Nyuma y'uko Yesaya yagendaga abona ibintu biri kugenda bibera muri Isiraheli, corruption igenda iberamo, akagenda abona uburyo bari kuramya ibigirwamana, bari gusenga ibindi bishushanyo, bari gutamba ibitambo by'abana b'abantu, bari gusambana, bari guca imanza nabi, mbese buri muntu ari guca urubanza bishingiye ku mitekerereze yiwe. Ndetse hakagenda habaho ibintu bibi muri Isiraheli, kugeza aho umuhanuzi Yesaya yaje gutangira guhanurira Isiraheli ayibwira uburyo igiye kuzajyanwaho nk'ubunyage nk'igihano Imana ibahaye, ndetse akagenda akomeza n'ubundi buhanuzi ari byo tugenda tubona Yesaya agenda agarukaho mu gitabo cyose cya Yesaya. Ndetse iyo bigeze mu bice 6 ugenda ubona ko Yesaya yagiye kubonabona ahishuriwe intebe y'Imana n'ubwiza bwayo, ku buryo uyu Yesaya uburyo yabisobanuye yibonye nk'aho yanduye, atari uko necessarily Yesaya yari yanduye, ahubwo bitewe n'ubwiza bw'Imana yibonye nk'umuntu wanduye. Aho niho Imana yaje kumukora ku munwa nk'ikimenyetso cy'uko imwereje guhanurira Isiraheli, imwereje guhanura ibizakurikiraho hanyuma. Ibyo rero nibyo tugenda tubona muri iki gitabo cya Yesaya. Yesaya rero agenda asobanura uburyo iki gihano cyari kigiye kugera kuri Isiraheli, Imana igenda igishushanya nk'aho ari umuriro ukongora wo kweza urusengero rwa Yerusalemu kugira hazabone uko hazaho Yerusalemu nshyashya. Ndetse iyo bigeze mu bice 7 gutyo ugenda ubona ko umuhanuzi agenda agaragaza icyo gikorwa nk'aho ari ugutema igiti cya Isiraheli. Ariko nk'uko twabivuze muri guhera ku gice cya mbere kugera ku gice cya 12, nubwo Yesaya ahanura irimbuka ariko agenda agaragaza n'ibyiringiro bishya. Muri iyo metaphor cyangwa se iyo mfashanyigisho umuhanuzi Yesaya akoresha, agaragaza Isiraheli nk'aho ari igiti kizatemwa ariko ko hari n'ibyiringiro, ndetse ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana izohereza umugaragu wayo akaba nk'imbuto nshyashya kuri icyo giti cyatemwe. Ndetse kubera ibyo byiringiro ko icyo giti cyatemwe kizongera gushibuka, ariko atari cya kindi cya kera gishibutse, ahubwo ari iyo mbuto nshyashya y'uwo mugaragu w'Imana Imana izohereza, ari bwo buhanuzi bwa Mesiya. Uwo Mesiya azamera nk'imbuto nshyashya muri icyo giti cya Isiraheli cyatemwe, akabera ibyiringiro bishya ubwoko bwa Isiraheli. Hanyuma iyo tugeze muri iki gice cya 2, ni ukuvuga guhera ku bice 13 kugera ku bice 27, tubonamo noneho ibisa n'ibisigo bigenda bisobanura iririmbuka ndetse n'ibyiringiro bishya bya Yerusalemu nshyashya. Ni ukuvuga ngo muri iki gice umuhanuzi agenda akoresha uburyo bwa gisizi asobanura uburyo icyo gikorwa cy'irimbuka rya Yerusalemu kizagenda, ndetse n'uburyo bw'ibyiringiro bishya bya Yerusalemu nshya bizagenda bigenda. Niko rero umuhanuzi agenda agaragaza uburyo Imana izemera ko Babuloni igira amaboko ku gihugu cya Isiraheli, ndetse ko Babuloni izaza ikabatsinda ikabatwaraho nk'abanyagano mu gihugu cyabo, ndetse ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana izongera kureversinga icyo gikorwa, aho na Babuloni nayo ndetse n'andi mahanga yose atarasengaga Imana ya Isiraheli, Imana nayo izabaciraho iteka. Ndetse umwanditsi agenda akoresha metaphor, ndetse ni uburyo nyine umwanditsi akoresha uburyo bwa gisizi asobanura ibintu, nyamara hari ikindi kintu arimo aravuga.
Ibyo ni ibintu abantu benshi tuzi, nk'urugero no mu muco nyarwanda, nk'iyo umuntu aciye umugani ngo igiti kigororwa kikiri gito, mu by'ukuri ntabwo uwo muntu aba agamije kukwigisha ibijyanye n'amashyamba. I don't think so. Ahubwo aba ari gukoresha igiti, hari ubundi butumwa ari kugerageza kugira gute kukwereka. Ibyo rero nibyo tubona ko hano hari n'aho umwanditsi agerageza gufata iyo Babuloni nk'aho ari umurwa wari waraciriweho iteka, ndetse mu irimbuka ryawo kariho hazashibukamo Yerusalemu nshya. Izo ni metafo zose umwanditsi agenda asobanura muri ibi bice kugira ngo asobanure uburyo cya gikorwa cy'irimbuka rya Yerusalemu kizagenda, ndetse n'ibyiringiro bya Yerusalemu nshya bizagenda biyikurikira. Sinzi niba uri buragenda wumva uburyo igitabo cya Yesaya kigenda cyoroha kugisobanukirwa. Hanyuma iyo bigeze muri iki gice cya gatatu, ni ukuvuga guhera ku bice 28 kugera ku bice 39, umuhanuzi agenda agaragaza kuzamuka kwa Yerusalemu ndetse no kugwa kwa Yerusalemu, cyangwa se kurimbuka kwa Yerusalemu. Hano noneho Yesaya agenda agaragaza impamvu igiye gutuma Abisiraheli bacirwaho iryo teka ryo kuba bagiye kuzajyanwaho nk'abanyagano n'igihugu cya Babuloni. Umuhanuzi agenda agaragaza corruption yagiye iba mu bayobozi, cyangwa se kugwa no kwirengagiza inshingano kw'abayobozi ba Isiraheli, aho abayobozi bagiye batandukira bakazana injustice, cyangwa se kubera aho kugira ngo bazane kutabera. Umuhanuzi agenda agaragaza uburyo Abisiraheli, cyangwa se n'abayobozi b'Abisiraheli bagiye biringira ingabo zabo aho kugira ngo biringire Imana uko byahoze. Ndetse akabaheresha urugero rw'umwami Hezekiya, aho Hezekiya ubwami bw'Abasiriya babateye, ariko Hezekiya akagandukira Imana, agatakira Imana ibatabare. Kandi koko niko byaje kugenda, baje gutabarwa n'amaboko y'Imana. Umuhanuzi aragenda ashinja Abisiraheli kuba batarakomeje muri uwo mujyo wo kwiringira Imana, ahubwo bagatangira kwiyiringira, ibyo bikagenda bibazanira kurimbuka gukomeye cyane. Gusa nanone nubwo Hezekiya nawe yatangiye neza, nawe yaje kuba corrupted, kuko muri ibi bice ugenda ubona ko umuhanuzi agenda agaragaza uburyo n'abayobozi b'Abisiraheli nabo bagiye bagaragarwaho na corruption, cyangwa se kugwa gukomeye. Aho uwo mwami Hezekiya nyuma yaje kugira abashyitsi mu bwami bwe. Uwo mwami Hezekiya mu kugira abashyitsi mu bwami bwa Isiraheli yaje kugaragarwaho no kwiyiringira ndetse no kwirata ubutunzi bwa Isiraheli, aho uwo mwami Hezekiya yakiriye abo bashyitsi ariko agatangira kubaratira ubutunzi, ifeza, izahabu birangwa muri ubwo bwami bwa Isiraheli. Ndetse umuhanuzi Yesaya yaje kugaragaza ko iyo izaba imwe mu mpamvu bazaterwa n'ubwami bwa Babuloni. Kuko urumva nawe reba abanzi bawe uri kubaratira ubutunzi utunze mu gihugu cyawe, ese iyo ntiyaba imwe mu mpamvu ivuga ati reka tubatere tunyage n'ubwo butunzi bwabo? Ibyo rero nibyo umwanditsi agenda agaragaza ko kubw'izo mpamvu Babuloni izatera Abisiraheli ndetse bakabatwaraho nk'abanyagano. Kandi koko mu bantu twabanye mu gitabo cy'abami barabizi ko ariko byaje kugenda. Hanyuma iyo tugeze mu bice muri iki gice cya kane, ni ukuvuga guhera mu bice 40 kugera mu bice 66, hano tubona ubuhanuzi budasanzwe bw'ibyiringiro bishya. Ahangaha niho igitabo cya Yesaya kibera igitabo kidasanzwe, kuko urumva guhanurira abantu ibintu bizababaho, tuvuge uhanuye ko ikintu kizaba, ntekereza ko ubwo buhanuzi ntabwo twagakwiye kuba tubufite muri Bibiliya igihe cyose ibintu umuhanuzi yahanuye byabaye bikarangira. Bivuze ngo kuba iki gitabo tugifite ni uko harimo ubundi buhanuzi butureba no muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza. Aha rero iyo ugeze muri ibi bice niho ubona ko igitabo cya Yesaya kibera igitabo cy'ubuhanuzi budasanzwe. Iyo ugeze muri iki gice guhera mu bice 40, ubona ko umuhanuzi agenda agaragaza uburyo Imana isobanurira Abisiraheli icyateye kuba batwaweho nk'abanyagano
ndetse ikabahereza n'ibyiringiro by'ihumure, ikabereka ko kuba batwaweho nk'abanyagano mu gihugu cya Babuloni atari uko Imana yabaretse, atari uko Imana yabanze, ahubwo ari nk'umubyeyi ukwiye gucisha akanyafu ku mwana wiwe. Kuko nawe reba ako karengane kose kari kari kuba mu Bisiraheli, imfubyi ziri kurira zidafite kirengera, ababyeyi, abapfakazi nta kirivurira, nta muntu ubitayeho. Urumva ko Imana nanone yitabahana, Imana yari kuba ari intambira kibi. Niko nanjye mbitekereza, nk'umubyeyi kubona umwana wari kwitwara uko yiboneye ntumucisheho n'akanyafu, ese wowe waba uri kurera? Uko niko umuhanuzi agenda yerekana ko Imana kuba yarakoze icyo gikorwa ari nk'igihano Imana yabahaye, ariko atari ukubanga, ndetse ikabaha n'ihumure y'uko izabagarura mu gihugu cyabo cy'isezerano. Gusa ikibazo Abisiraheli bitewe n'ibintu babonaga muri Babuloni, ntabwo ibyo bintu bari kubikozwa, kuko bari bafite umutima unangiye cyane. Uko niko rero guhera mu bice 41 kugera mu bice 46 Imana ibiri kugenda isubiza cyangwa se ibasobanurira nyuma y'uko yari bagaragaje gufunga amatwi badashaka kugira ikintu na kimwe bumva. N'iryo humura Imana yabahaga ntabwo baryumvaga. Uko niko Imana yo yagiye igerageza kugenda ibibasobanurira muri ibi bice, guhera mu bice 41 kugera mu bice 46, ibasobanura ko nubwo Babuloni ibafiteho amaboko, ariko Imana nanone izahereza amaboko igihugu cy'Ubuperesi kikazaza kigakonkaringa Babuloni. Uko ariko Abisiraheli bazabona uburyo basubira iwabo. Mu bantu twabanye mu gitabo cya Ezra ndetse na Nehemiya barabizi ko icyo gitabo gitangira ubwami bwa Babuloni bwarabaye conquered cyangwa se bwarafashwe n'ubwami bw'Ubuperesi, ndetse umwami w'Ubuperesi niwe ubwira Abisiraheli ati noneho mwisubirire iwanyu, mwongere mwubake urusengero rwanyu, mutambire Imana ibitambo. Urabona ko Imana ibiri kugerageza ibishoboka byose ngo ibahereze ihumure, ndetse ibereke ko kuba yabahanye atari uko ibanze, ahubwo ari igihano nk'umubyeyi ucisha akanyafu ku mwana wiwe. Hanyuma ahantu igitabo kibera igitabo kidasanzwe ni hehe? Ni ahantu noneho umuhanuzi Yesaya atangira gusobanura akantu ku kandi ku byerekeye umugabo witwa Mesiya Abisiraheli bose bari bategereje amatsiko. None iyo bigeze mu bice 49, umuhanuzi agaragaza uburyo Mesiya azaza mu isi, uburyo Imana izahagurutsa umugaragu wayo akaza akamera nk'uvugurura ibyo Abisiraheli bangije. Bivuge ko Abisiraheli bari bafite umutima ukomeye nk'ibuye, utumvira amategeko y'Imana, ariko Imana yari yarabahaye isezerano y'uko mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana izabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, ikabahereza umutima woroshye nk'inyama ubasha kumvira amategeko yayo. Ibyo rero nibyo umuhanuzi agenda agaragaza uburyo Imana izohereza umugaragu wayo uzitwa Emmanuel, akaza mu isi akabasha gukosora ibyo Abisiraheli bakosheje. Ni ukuvuga ngo aho Abisiraheli bagiye batsindwa hose, ko we azaza agatunganya ibintu mu buryo bukwiriye, ndetse ko bitewe n'umwuka w'Imana uzaba uri muri uwo Emmanuel, azabwiriza abatuye isi ubutumwa bwiza, azabwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana mu isi. Hanyuma iyo bigeze mu bice 50, ibice 52, ibice 53, umuhanuzi agenda agaragaza uburyo ki uwo mucunguzi azakoramo ako kazi, ndetse n'uburyo ruzaba ari urugendo rushaririye cyane, uburyo uwo muntu witwa Mesiya cyangwa se umucunguzi, cyangwa se nanone muri iki gitabo umuhanuzi avuga ko azitwa Emmanuel, bisobanuye Imana mu bantu, uburyo azakubitwa n'abantu be, uburyo azacibwa mu maso n'abantu be, ndetse bakagera n'aho bamwica bakamubaha. Gusa mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuhanuzi agenda agaragaza ko nubwo bazabikora nk'igikorwa cy'ububi bwabo, ariko mu bundi buryo batabona azaba ari gupfira ibyaha by'abo bantu. Uri kumva uburyo uyu muhanuzi agenda yinjira muri detaye mu murimo wa Mesiya ndetse n'uburyo ki azawukoramo. Iki ni igitabo kidasanzwe cyane.
kugera n'aho uyu muhanuzi agenda agaragaza ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi uwo mugabo nubwo bazamwica azongera kugaragara yazutse, ndetse wa mutima wari ukomeye nk'ibuye abantu badashobora kubahiriza amategeko y'Imana, ko noneho uwo mugabo azabonera abantu uburyo bushya cyangwa se uburyo bushya bwo gukiranuka, azazana gukiranuka gushya, azazana kumvira gushya, aho noneho abantu bazaba babasha kumvira Imana. Hahandi Abisiraheli bari bafite umutima ukomeye batabasha kumvira Imana, ko muri uwo noneho hazaza gukiranuka gushya, aho abantu noneho bazabasha kumvira Imana. Sinzi niba urimo uragenda wumva uburyohe buri muri iki gitabo cya Yesaya, ibyiringiro bishya byari biri muri iki gitabo cya Yesaya. Iyo bigeze mu bice 54 na 55, umuhanuzi agenda agaragaza noneho ibizava cyangwa se rezilita. Agenda agaragaza uburyo abazemera ubwo butumwa bwiza bw'ubwami, uburyo bazahabwa imigisha yose ibonerwa mu bwami bw'Imana. Ndetse nk'aho ibyo bidahagije kandi, umwanditsi nanone akagenda agaragaza ko hazaba hari n'abazinangira imitima bakanga kwemera ubwo butumwa bwiza bw'ubwami uwo mugabo azaba avuga, ndetse akagenda yerekana uburyo abo bantu bazaba bari kugomera Imana, ndetse n'ibizakurikiraho hanyuma y'uko bakomeje kwinangira imitima. Iyo ukomeje mu bice 56 ugakomeza kurinda tugera mu bice 66, tugenda tubona noneho n'ibisa nk'amasengesho, aho abantu bazaba baramenye ubwo butumwa bwiza bakabwizera, cyangwa se ubwo butumwa bwiza bw'ubwami, uburyo bazajya basenga basaba ngo ibiba mu bwami bwo mu ijuru aba ari byo biba mu isi. Ndetse umuhanuzi agenda agaragaza uburyo abazaba batarabyemeye bazacibwaho burundu noneho ku buryo batazongera kugera muri presence cyangwa se ubwami bw'Imana. Umuhanuzi akagenda agaragaza uburyo ubwo ari bwo noneho hazabaho icyitwa Yerusalemu nshya, aho hatazabaho umubabaro ukundi, aho hatazabaho kurira ukundi, aho hatazabaho urupfu ukundi. Ku Bisiraheli iki ni ikintu bo bumvaga cyane. Urumva Abisiraheli bari kuhanurirwa ko hazabaho Yerusalemu nshya. Bivuze ngo niba hariho Yerusalemu nshya, hariho na Yerusalemu ishaje. Ni ukuvuga ngo Abisiraheli mu bitekerezo byabo babashaga kubyumva, ariko twebwe nk'ubu ngubu biragoye ko tubyumva. Niyo mpamvu uzabona mu bindi bitabo by'ubuhanuzi bazagerageza kugereranya Yerusalemu nshya, aho babyita noneho ijuru rishya n'isi nshya, kugira ngo noneho natwe nk'abanyamahanga tubashe kubisobanukirwa neza. Ndetse kandi iyo iki gitabo kiri gusoza, tugenda tubona ko umwanditsi agenda agaragaza ko ayo masezerano noneho atakiri ay'Abisiraheli gusa, ahubwo ko muri uwo amahanga yose azakusanyiriza hamwe gusenga Imana imwe, kuramya Imana imwe, kumvira Imana imwe. Sinzi niba urimo uragenda ubona uburyo iki gitabo ari igitabo kidasanzwe, ndetse ubuhanuzi bwari bugenewe Isiraheli bugenda gutangira kuba ubuhanuzi noneho bw'amahanga yose natwe turimo, aho uyu muhanuzi agenda agaragaza ko muri Mesiya uzaza agakubitwa mu mibyimba ye ndetse n'ububabare bwose azahura nabwo, amahanga yose azahabwa ikaze. Amasezerano yari agenewe Abisiraheli gusa, uburyo noneho twese tuzahabwa ikaze, tugasangira imigisha ya Aburahamu, ndetse tugasangira n'ubwiza buruta ubwo basezeranyijwe twese hamwe nk'ishyanga rimwe, atari ukuvuga ngo Abisiraheli gusa, ahubwo twese hamwe tugateranirizwa hamwe kuramya Imana imwe ndetse mu bwami bwayo. Twese tugasangira ibyiringiro by'uko hazaza Yerusalemu nshya, cyangwa se ijuru rishya ndetse n'isi nshya, aho hatazabaho kurira, hatazabaho kubabara, hatazongera kubaho urupfu ukundi, aho hazaba himye ubwami bwa Mesiya, ubwami bw'amahoro, ubwami bw'umutuzo, ubwami bw'ibyishimo, ubwami burimo ubutabera, ndetse aho hazaba harimo Imana ari yiganje muri ubwo bwami. Sinzi niba urimo urabona uburyo iki gitabo cya Yesaya ari igitabo kidasanzwe, ndetse kubw'iyi video turizera ko ubutaha nuzabigisoma
kizajya kikubera igitabo kiryoshye cyane mbese kikakorohera kugisoma. Izo zari incamake z'igitabo cya Yesaya. Tubonane mu yindi video.